ngo hariho umukobwa, uwo mukobwa yitwaga Spice. Gusa uwo Spice ngo yari azwi mu giturage hose aho ngaho bari batuye, bitewe n'uko yari umukobwa mwiza ufite uruhu rwiza, ntabwo yari igikara cyangwa se inzobe, yari imibiri yombi. Uwo Spice nyuma y'uko ari umukobwa mwiza ndetse uzwi mu giturage hose, ngo yagiraga umutima mwiza ndetse nta muntu yabangamiraga, nta nubwo yakundaga kujya mu gakungu k'abagore cyangwa se ngo wumve arimo kujajwa ku ruhande ateranya bagenzi biwe, wumve ngo ari mu bandi bagore avuga amagambo menshi. Wapi, we yarebanaga n'ibimureba, agakora ibimureba, byarangira agataha. Ntabwo amubonaga mu bintu by'urugomo cyangwa se agakungu cyangwa se kuvuga amagambo menshi. Wapi, yakuraga ibimureba, byarangira ubundi akitahira. Gusa uwo Spice nubwo yakoraga ibyo byose, ntiyite ku bandi, najye kuvuga amagambo, ntateranya abantu, nyine ari umukobwa ukora ibintu bimureba atabangamira abandi. We ntiyaburaga avugwa n'abagore bagenzi biwe bamuharabika. Uyu Spice yari afite nyine imyaka y'ubukure y'abakobwa bose, nyine abakobwa bamaze kuba inkumi. Ariko uyu Spice nta mugabo yagiraga kandi yujuje imyaka yo kuba yashaka. Rero ibyo ngibyo byatumaga abagore bo mu giturage birirwa bamujujura, yatambuka bakamujujura, yagira ngo akoze ikintu runaka ukuntu barimo baramutunga intoki anabareba bamujujura, kandi ibyo byaramubangamiraga cyane. Aho yanyuraga yose wabonaga abagore bamujujura, ngo asaziye ubusa, ngo nta kana, ngo nta mugabo. Ibyo bintu byaramubangamiraga, nubwo yakoraga uko ashoboye kose kugira ngo ativanga mu magambo y'abagore, ariko bo ntibaburaga kwirirwa bamuvuga ndetse bamuvuga nabi, bamuharabika, bitewe n'uko ngo nta mugabo yagiraga kandi ngo akuze. Gusa nubwo abo bagore bo muri icyo giturage birirwaga baharabika Spice ngo ashaje nabi, nta mugabo afite, Spice we yumvaga n'ubundi iyo myaka arimo nta mpamvu akwiye kwihuta ngo ashake umugabo, kandi afite umugabo w'inzozi ze. Ngo Spice yari afite umugabo w'inzozi ze, yumvaga ngo ashaka umugabo muremure ufite ubutunzi, w'ibogari, mwiza mu isura, ndetse uzajya unamwubaha. Niwe mugabo Spice yumvaga ashaka. Yaravuga ati se niye mpamvu nyine ndimo ndihuta mfa gufata ibyo mbonye byose, kandi mfite umugabo w'inzozi zanjye, tereka ntegereze, ndacyari muto, ati igihe kizagira mbona umugabo nshaka, nyine uwo nguwo yavuze, nyine w'ibogari ufite ubutunzi ndetse unamwubaha. Niwe mugabo yashakaga. We yarategerezaga, hazaga gutereta utugabo tugufiya, rimwe na rimwe akaza kumutereta abagabo beza mu isura ndetse barebare, ariko abo bagabo ukabona wagira ngo bafite ikibazo cyo mu mutwe, ukabona ntago bafite imyitwarire myiza ashaka, nta cyubahiro, ntibitwara nyine nk'abantu bakuze. Cyangwa se rimwe na rimwe akaza guteretwa n'abantu bafite amafaranga menshi, ariko ari abasaza bakuze bangana n'umubyeyi we atabemera. Ikintu gitangaje, uwo Spice yarinze ageza imyaka 40 agitegereje ngo wa mugabo w'ibogari ufite amafaranga ndetse uzamuha n'icyubahiro. Arinda agere imyaka 40 ngategereje ngo uwo mugabo ngo niwe w'inzozi ziwe, ngo yumva yifuza. None ikintu kibabaje, akimara kugeza iyo myaka 40, babagabo bagufiya, babagabo beza mu isura, ariko bitwara nk'abana b'abasaza, nta numwe wari ukigera iwiwe ngo aje kumutereta cyangwa kumupropoza ngo babane, kuko yaramaze gukura. Kandi murabizi ko abagabo bakunda umukobwa ukiri muto, ntabwo bakunda abakobwa bakuze. Urumva Spice yaramaze kugira imyaka y'ubukure, yaramaze twabyita nk'aho yaramaze gucecura, yaramaze gukura, kandi abagabo bakunda abakobwa bakiri bato. Nta numwe ukiza kumutereta, bose baramwiranze, babandirirwa bamwiruka inyuma bashaka ko babana. Wapi, nta numwe wari ukimuvugisha, ntawe ukimusuhuza, byari byararangiye. Amaze gukorana muri kimwikoza, bitewe n'uko ngo yategereje ngo umugabo w'inzozi ziwe. Uwo Spice nubwo byagenze gutyo, ibyo ngibyo ntiyabyitayeho, nyine yagumye kubaho ubuzima bwiwe, agateka ibiryo akunda, akambara imyambaro akunda, akisiga utuvuta akunda, agatembera ahantu ashaka. Ibyo ngibyo ntibyigize bimubangamira mu buzima bwiwe, nyine kuba atagiteretwa nka mbere. Ariko nubwo ibyo ngibyo bitigeze bimubangamira, iyo yajyaga mu bandi bagore, habaye wenda nk'inama muri icyo giturage, abagore baramuserezaga ngo none se ngo Spice, ngo tuzaza ryari kwita umwana wawe izina, ngo imihango yo kwita umwana wawe izina ngo izaba ryari, ngo tuzaza. Urumva ko bamuserezaga nyine bashaka kugira ngo bamurakaze. Yatambuka ukabona batagiye kumutunga intoki, bakamunona bari basigaye banabivugira ku karubanda, ngo tudere umukobwa ngo ushaje wanduranye, ngo yanze abagabo, ngo akeneye ngo umugabo ngo ufite ubutunzi, ngo w'ibogari, ngo kandi uzajya umwubaha. Bari basigaye none bamusereza, nawe abyumva ku karubanda. Urumva none byari bikabije Spice kubyihanganira, byari byaranze. None itegeza we ku giti cye yumvaga nta kibazo, ariko abagore bo mu giturage batumaga none we yumva bimubangame, nyine mu mutima byaramukomeraga, atari uko yabuze umugabo, byamukomeraga bitewe n'uko abagore bagenzi biwe baramusererezaga.
nuko umunsi umwe Spice yagiranye ikibazo n'umwe mu bagore muri icyo giturage. Nuko ubwo barimo batongana hagati nyine abantu barimo barabumva, uwo mugore yarebye Spice mu maso abaramubwiye ati ubundi ni gute ntabwo kandi ndavugana nawe, ati ntuzi kuba umugore icyari cyo, ati nta kana wigeze, nta mugabo wigeze, ati ubundi ndimo ndaciritse kabisa, ati ni gute nabaye ndivugana n'umugore nkawe utazi no kuba umubyeyi icyari cyo, ati ubundi wowe cyo mbona umaze muri iki giturage ni ukutumara umwanya w'ubusa, ati kuko nta kamaro umaze muri iki giturage pe, ati waragumiwe, ati nta mwana, ati nta mugore ukurimo pe, ati ubundi iyo bavuze abagore koko nawe wibera mu bagore koko, ati rebe, ati iyo bavuze abagore bakavuga ati umugore niki, ati nawe koko wibera mu bagore, ati ntabwo uri umugore pe, ati ntabwo uri umugore usibye kumara umwanya w'abantu muri iki giturage, ati wagashatse ahandi hantu ujya kuba kuko ntabwo uri umugore, suzi inshingano zo kuba umugore icyari cyo usaziye ubusa. Yamututse ahantu abantu bose barimo barabyumva, abantu bose bashungereye, abantu nyine babumiwe nyine bitewe n'uko umugore yamo kumutuka bikabije cyane. Ibyo bintu Spice akimara gutuka nyine yabyihanganiye, yaratashye iwabo, yirinze kurira mu bantu, yaratashye iwabo ararira amarira aba menshi, aravuga ati baranutse bihagije, baramarabitse bihagije, ati ibingibi ndabirambiwe pe, ati gombe mifatire umwanzuro, ati kura si uguserera gusa ahubwo yananukaga. Spice noneho byasa nkaho umujinya wamwishe, bisa nkaho agiye gufata umwanzuro ukomeye. Nuko batwereka mu gitondo Spice arimo gupakira imyenda yiwe, bisa nkaho afite urugendo. Mu gitondo arabyutse nuko afata baga yiwe arerekera. Spice yateze imodoka imujyana ngahantu mu cyaro kugira ngo ajye kureba ngo umugore wahoze ari inshuti ya mama wiwe ngo bitwa Mama Gloria. Ngo akigera kwa Mama Gloria yabanje suza nyine Mama Gloria, baricara nyine baraganira, amubwira ikibazo kiwe, amubwira kuri muri societe atuyemo, bamubwira nabi, bamutuka bitewe nuko ngura mugabo agira, ngo baramusuzugura kandi ngo agerageza uburyo bwose ngo atita ku bibazo by'abandi ahubwo arebana n'ibimureba. Ariko ngo abagore bo muri iki giturage ngo baramuzengereje, ngo niba bashaka kugira ngo nibita kuri business zabo, atahubwo barahindukira bakagera mu bibazo bya Spice bakamuvuga nta kuntu ataba yagize birinze, ngo ariko n'ubundi barahindukira bakamuserereza cyangwa se bakamutuka, ariko arimo kubwira ibibazo byiwe Mama Gloria, ngo umugore uzwiho kuba ari umurozi kabuhariwe muri icyo giturage yaragiyemo, yaravuye muri icyo giturage yaratuyemo ajya muri icyo giturage kureba Mama Gloria kugira ngo amubwire ibibazo byiwe. Mama Gloria yari umurozi kabuhariwe. Ati rwose Mama Gloria bari abagore baranzengereje, ati rero mpamvu nje hanga kugira ngo mubwire ibibazo byanjye, unshakira akantu nzakoresha kugira ngo bari abagore mbazibishe ntibazongere kumvugaho kuko baranzengereje pe. Ati niyo mpamvu rero nkubwira ibibazo byose kandi inshuti wahoze inshuti ya mama wanjye, ati ndakwinginze pe, ati uri umwe mu barozi rwose b'intangarugero, ati nshakira akantu gakomeye, ati nzakoresha bari abagore nkabazibisha ntibazongere kumvugaho amagambo menshi kuko ndarambiwe. Nuko bidatinze wa mugore Mama Gloria abafashe agaseke abagahaye nuza Spice, arangije atongeraho amagambo ndetse anamubwira ngo uburyo bazagakoresha kugira ngo abo bakore bazazibe ntibazongere kuvuga amagambo menshi. Mbega yarigiye kuba nk'inzibyo, ati ngo hayinzibyo uzayikoreshe uburyo ubu n'ubu, ati bari abagore nibongera kukuvuga atuzangaye. Bidatinze batwereka agarutse nuza Spice agarutse mu giturage cy'iwabo ndetse yitwaje na kagaseke Mama Gloria yamuhaye k'inzibyo. Nuko Spice akigera muri icyo giturage yaratuyemo yese afunguza akaresitora gatoya, ako karesitora akitwa ngo Musanze Delicious. Ako resitora akimara kugafungura yese afata kagaseke yahawe na Mama Gloria amena ibintu byari birimo muri ako karesitora. Nuko umunsi ukurikiyeho yagize abakiriya benshi cyane. None ikintu gitangaje ni ikize agira abakiriya ngo b'abagore n'abagabo wapi, ahubwo yagize abakiriya b'abagabo gusa. None ikindi kintu gitangaje abo bakiriya niba abagabo b'abagore birirwaga bamuserereza mu giturage, nibo bagabo bonyine baje, haje abagabo benshi baramugurira. Spice yagize abakiriya benshi b'abagabo gusa birirwaga aho ngaho. Nta kintu gitangaje ndetse gisa nk'igisekeje, abo bagabo nubwo bari abakiriya ba Spice muri uwo munsi ntibigeze bataha iwabo, bagumye aho ngaho barangije kurya batangiye no koza ibyombo, byasa nkaho noneho bagiye kuba abakozi ba Spice, barimo baramusingiza batangiye kumutekera, barangiza bagasavinga abakiriya baje muri iyo resitora bashyashya. Mbega byasa nkaho batagenda bagiye kuguma aho ngaho, abagore bategereje abagabo babo baraheba, kumbi abagabo bibereye abakozi ba Spice. Byasa nkaho wa mutima Mama Gloria yamuhaye watangiye gukora, abagabo nibigize bataha bagumye muri iyo resitora ya Spice batangiye gusteriva abakiriya bashyashya bakunze nyine Spice, bona barimo amuha ibyubahiro ti Madame Spice. Abagore bategeza abagabo babo baraheba, abagabo ntibataha muri iryo joro.
nuko uko iminsi yagiye iza abagore bajyaga kuri ya resitora kugira ngo bagarure abagabo babo nyine byari byarabacanze bavuga ati se abagabo bacu byagenze bati ko batagishaka gutaha. Bajya kuri resitora nyine bashaka kugarura abagabo babo, abagabo bakaba birukana ati mugende muvanga ati muri mwe mushaka cyangwa ko mwakabaye muri mu rugo mwita ku bana mwita ku mirimo yo mu rugo. Abagabo bakabirukana ukabona abagabo bashaka kwigumira kuri ya resitora ya Musanze Delicious ya Spice yashinze. Abagabo ukabona ngo ushaka gutaha uko amezi yaragiye aricuma, abagabo baranze gutaha barabaye abakozi ba Spice babirwa bamwogereza ibyombo bakirininga nuza iyo resitora, abakiriya baza bakaba babasavinga, mbega bari barabaye abakozi ba Madamu Spice. Nuko amezi abiri amaze kwihirika abagore nyine bavuga ati noneho byagenze bite, nuko no kujya kuri ya resitora kugira ngo bateze nyine amagambo kuri Madamu Spice bavuga ati abagabo bacu wakuze iki ko tubona wabajyanye, bagiye guteza nyine amagambo bamutuka ati abagabo bacu warabajyanye, turashaka tubwire impamvu usiga tuma abagabo bacu badataha basigaye barabaye nk'abakozi bawe birwanga amanywa nijoro. Spice nyine arisekera, nuko abagabo b'abagore barabateye bajuguna hanze ati mugende muvanga ati mumukora cyangwa ko mwakabaye muri mu rugo mwita ku bana. Byasaga nkaho babaye nk'abadafite ubwenge nyine bararozwe. Nuko abagore mu gusubira iwabo nyine bicaga hamwe bakaganira ati se byagenze bite abagabo bacu, byagenze bite ko tujya kubareba bakatubwira ko batadushaka ngo bari bize ati tujye mu rugo ati bikundiye ya resitora ya Spice byagenze bite. Bakagisha n'inama bakuru bakajya gusenga bakiyiriza ngo abagabo babo bagaruke, ariko byari byaranze. Bakubise amezi n'abagabo babona ari bonyine, bamwe birirwaga baseka Spice ngo nta mugabo afite. Nuko umunsi umwe bose barakorana ngo bagiye guteza impagarara kwa Madamu Spice. Nuko bajyayo baravuga ati Spice wadukoze iki gituma abagabo bacu, wakoze iki abagabo bacu gituma badashaka gutaha birwa ahangaha. Nuko Spice abarasetse cyane ati murashaka murambaza ati ikintu naba nakoze abagabo banyu gituma badataha, ati simwebwe mwirwaga munuka, ati muribuka ibitutsi mwanukaga, ati nta mugabo mfite, ati mwibuka kuntu mwambwiraga nabi narabihanganiye, ati nanga kubavuga, ati ariko mwebwe nimwamamaga gahenge, ati buri segonda ninde, ati njyewe, ati ninde, ati njyewe warabaye ikibazo muri societe nta muntu nabangamiye, ati rero namwe muhame hamwe mubone isomo, ati ndimo ndabigisha isomo. Babagore bapfukama hasi bati Madamu Spice turakwinginze pe, ati twaragututse, ati ariko ibingibi rwose urimo gukora birakabije, ati turakwinginze tubabarire ugarura abagabo mu rugo, ati abana neza ntago bakirya bite nuko abagabo bahigaga mu mafaranga. Barataka nyine bataganira Madamu Spice bamwinginga ati twakoze amakosa pe, ati ariko tubabarire pe, tubabarire ukore ibishoboka byose abagabo bacu bagaruke mu rugo, ati twarigize pe. Nuko Madamu Spice nta gutinzamo yese abwira babagabo b'abagore ati musora abagore bavanga, babagabo nta gutinzamo ati batara babagore babajugunya hanze ati muvanga mugende mwebwe mushaka iki. Babagore bigwaga baseka Spice batayigwa birwa barira amajoro yose, abana ibyo kurya byari byarabaye ikibazo bitewe nuko abagabo ntibabahigaga amafaranga bakaza kugaburira abana. Mbega abagore bose birwaga bahumukira Spice yamuvuga amagambo ngo ni umugore wagumiwe, ngo se nawe yibara mu bagore bari basigaye barara amajoro birwa barira bitewe nuko nta bagabo bagifite. Babamenyeraga nyine ibibazo bya buri munsi bita ku rugo bishyura amafaranga y'ishuri, nta bagabo nyine bari barabuze. Nuko umunsi umwe nyine abagore bavuga ati se ibi ntago twabivamo, ko gufata umwanzuro basubira kuri ya resitora ya Musanze Delicious ya Spice, barapfukama nyine baratakamba. Spice nta handi n'undi aravuga ati wapi ntiyagira nyiri ikintu abafasha. Nabo bavuga ati rero nubwo Spice yanze kugira ikintu adufasha, bafata umwanzuro uko bagiye kujoininga abagabo babo, nabo bahita bajoininga abagabo babo bakabafasha, bakoza ibyombo, bagateka, bagakora buri kimwe. Iminsi nyine yagenda iriheka. Nuko Spice umunsi umwe yicaye nyine ari wenyine abona uburyo abagore nyine barimo barasafaringa, barimo barafasha abagabo babo. Aravuga ati abagore barize pe, ati barize, ati nanjye mberetse isomo yuko batagomba kongera kumenyera, ati rwose ngo mbibabarire. Bisa nkaho nyine yabo nyine ko basafarinze nyine agahinda kabishe, barimo baricuza impamvu birwaga bamutuka yuko nta mugabo bafite. Nuko umunsi ukurikiyeho abagore batashye, uwo Spice yafashe kagaseke yahawe na mama Gloria, nuko yongera mbere bya bintu muri ya shop yiwe ya indi ya store yafunguye. Nuko akimara kubimena babagabo bose babaye nk'abahumutse amaso, bibaza nyine tangane no ntituri basaga nkaho nyine basinziriye. Niko gufata umwanzuro nyine bataye wabo birukanka, ubona yuko nyine bongeye bakagarura ubwenge. Nuko babagore nyine bakimara kubona abagabo babo, niko gusubira ahandi kwa Madamu Spice nyine bitewe n'ibyo bamukoreye, basubira kumusemba baza bavuga ati rwose wakoze kuba turekuriye abagabo, ati
rwose ntabwo tuzongera kuba twaguteza urubwa tuguserereza nyine bitewe n'uko nta mugabo ufite, bitewe n'uko nyine twaze kumenya ko ari amahitamo yawe. Ati rwose urakoze kuba utubabariye. Nuko madamu Spice nyine we nta kindi kintu akoze, nyine yazamuye ikiganza arabwira ati nta kibazo uri mugende pe, ati ariko n'ubutaha mutazigira mwongera kuba mwasereza undi mukobwa cyangwa se undi mugore urawe wese mumuseza yuko nta mugabo afite, ati nta mwana afite, ati buri wese agira amahitamo yiwe, ati nimubona umuntu atarashatse cyangwa se nta mugabo afite, ati biba bitewe n'uko abishaka bitewe n'imyumvire yiwe, ati ntimukirwe rero musereza umuntu bitewe n'uko atarashaka, ati abantu turatandukanye, nimba wowe warashatse wikumva yuko na mugenzi wawe akwiye gushaka, kuko abantu bose se dukunda gushaka. Kuma Nuza Spice yababwiye nuko nyine basubira iwabo bajya mu miryango yabo babana n'abagabo babo nyine bitewe n'uko Spice yarabaretse. Nk'uko mubizi inkuru yacu uko yaba imeze kose tuba tugomba kuvanamo isomo, kandi isomo ryatugira akamaro. Wenda reka twirengagize kubivuga kuri iyi nkuru by'abagore ngo gushaka ngo ibyo babuze abagore, reka turengagize wenda turebe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibisomo nyine tugira isomo tuvana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri akanya ushobora kuba ufite ikintu urusha mugenzi wawe, nk'umuca kuba mfite wenda nk'imodoka cyangwa afite inzu, nkirwa nseza mugenzi wanjye ati ubundi wowe ni gute wita umugabo koko, ati nawe koko abagabo baravuga nawe ukavuga, ati nta modoka ufite, ati nta nzu ufite, ati ntabwo ufite ikintu iki kigaragaza yuko uri umugabo, ati koko nawe wishyura umugabo. Ugasanga uwo muntu iyo modoka nta niyo akeneye, iyo nzu nta niyo akeneye, ariko bitewe n'ukuntu nirwa musereza muharabika muvugo nyine bigatuma noneho angirira umujinya, ibyo bintu nibyo yari akeneye, nari imodoka yari akeneye n'inzu yari akeneye. Aho ugasanga umuntu bitewe n'ukuntu ngenerwaga mubwira nabi museza ngo ntabwo ari umugabo, ngo bitewe n'uko nta modoka afite, ugasanga umuntu aramemukiye ankorera ikintu kibi bitewe n'uko nirwaga musereza, atari no kuvuga ngo wenda ngiriye ishyari y'iyo nzu cyangwa se iyo modoka, akamemukira ari bitewe n'uko ari amagambo namubwiraga. Ugasanga nyine mubwiraga amagambo mabi, ukabona aramemukiye bitewe n'uko namubwiraga amagambo mabi. Ngira ngo mwabibonye muri iyi nkuru yacu, Spice nta n'umugabo wenda kuba yaragirije imyaka 40 n'umugabo afite, ibyo ntabwo byari ikibazo kuri we, ahubwo ikibazo cyabaye aba bagore bigo bamuserereza ngo nta mugabo afite, ngo ni gute yita umugore, bituma abagirayo ajya kubarogesha, atwara abagabo babo abagira abakozi biwe bitewe n'uko birirwaga bamuharabika, atari no kuvuga ngo yari akeneye umugabo cyangwa se gakeneye abo bagabo biwe kugira ngo bamubere abagabo wapi, we yari abakeneye kugira ngo abahe isomo. Rero nawe ujye ucunga amagambo ubwira umuntu, muri akanya ushobora kwirwa ubwira umuntu umusereza bitewe n'uko ufite ikintu umurusha runaka, uwo muntu akaguhemukira atari n'uko agize shyari icyo kintu ufite, ahubwo bitewe n'uko wirirwa umubwira ikintu kimubangamira. So rero mujye mucunga amagambo muvuga. Nawe rero watubwira isomo wavanyemo muri iyi nkuru ukaritubwira muri comment, ndetse ugasiga nyine igitekerezo cyose muri comment kiba ari ingenzi, ndetse gukora subscribe nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel yacu.